w'umukobwa wakuriye mu muryango ufite buri kimwe. Kiara ufite papa na mama, afite bakuru be babiri ndetse n'abasaza be babiri. Kiara aba yaratojwe gusenga akiri muto, yarakuriye mu nzu y'Imana ndetse azi gutinya icyaha icyo ari cyo, azi gusenga icyo ari cyo, azi kubaha Imana icyo ari cyo. Mu mikurire ya Kiara yari umwana muto ushimishije kandi utangaje, w'umuhanga kandi w'umunyabwenge, akagera gufata mu mutwe kandi icyo umubwiye cyose akakizirikana. Kiara akaba umwana w'umukobwa w'umunyamahoro, utavuga byinshi ariko utekereza cyane, udakunda kugira amahane ariko urakara byoroshye, ugira kwihangana ariko rimwe na rimwe ibibazo byamurenga akabura amahitamo, akabura icyo gukora, umutima wo kuzura ishavu n'agahinda. Nubwo yakuze bitamworoheye, kuko nubwo Kiara avuka mu muryango w'abana 5, basaza be 2 na bakuru be 2, akaba bucuri wabo. Kiara yakuze anyura mu bizazane no kurwaragurika, ariko nanone agahora ari wa mwana ukunda guseka, agahora ari wa mwana uhorana morale, ariko nanone utuje, uvuga amagambo abaze. Mu myigire ya Kiara ntabwo byari bigoye kuko yari umuhanga mu ishuri, ariko agakunda kugira imbogamizi z'uko yahoraga arwaye. Mu buzima bwa Kiara yakuze atazi kubwirwa nabi icyo ari cyo, yakuze atazi gukubitwa icyo ari cyo, yewe n'ubuzima bugoye yigeze abubamo. Kiara ariga, agasoza kwiga, akaba umuntu mukuru. Imyaka ye 18 abasoje senior 6, akajoininga university, akiga kandi kubw'amahirwe naye akayisoza. Kiara akagira bakuru be bamukunda cyane ndetse n'abasaza be bamwitaho, byongeye ababyeyi be bakamukunda cyane. Inkuru y'ubuzima ya Kiara rero itangira umunsi afata icyemezo cyo kuva iwabo akajya gushaka ubuzima. Ava iwabo ho nakita mu cyaro akerekeza mu town, avuga ko agiye gushaka akazi. Kiara kubera ubuzima aba yarakuriyemo, agera mu town agatangira gushaka akazi, ariko akabona biragoye, gusa akagira kwihangana.
umunsi umwe byamucanze byamushobeye abona adafite icyerekezo yabuze icyo akora n'icyo areka yicaye ahantu mu muhanda atuje ari mu masaha ya nijoro nyiraho umuntu w'umubyeyi aramureba akabona n'umwana muto w'umukobwa ufite ejo hazaza ariko wicaye ku muhanda bisa naho yumiwe aramwegera kuvuga ati biteye mwa ko wicaye ku muhanda izi saha usa n'uwigunze umeze neza Kiara kubera ubutesi no kutamenyera situwasiyo yari arimo araturika akarira muri uko guturika akarira baramubaza se umeze neza hari umuntu waguhohoteye se Nusi ko mbona ufite umubabaro mwinshi byakugendekeye gute Kiara ahiraka akamubwira ngo mubyeyi rwose ibintu bimaze kunshobera naje muri iyi tawuni ntazi ko ari uko bimera sinzi uko nabaho simfite icyo ndya simfite icyo nywa simfite aho ndyama simfite aho ndambika umusaya n'ubwa mbere ibi bintu byose byambaho n'ubwa mbere byambera gutya sinari nzi ko bura ari uko bimera sinari nzi ko kwicwa n'imbeho bibaho nta kintu n'iki na kimwe nari nzi none ndebera ibiri kumbaho ubu ndi kwibaza nderekeza hehe ndakora iki ndareka iki se ndasubira iwacu bakuru banjye bazanseka iwacu ku cyaro bazanseka se nemere nsekerwe njye kwicara mu rugo naje hano nje gushaka ubuzima ariko biranze birancanze ati rero wa mwana wenda kumva ntabwo nzi uburyo wageze hano sinzi n'uburyo waje hano sinzi n'ako kazi wari uje gushaka ko ariko ndumva ndi buguhe ubufasha bumwe bwonyine tugende mu rugo urye unywe uryame nabura ejo tuzaganira neza Kiara ajyana n'uwo mubyeyi umubyeyi wifitiye umwana umwe ubona ko nta kintu abuze mu rugo rwe afite buri kimwe cyose bagera mu rugo Kiara bakamwakira akarya akanywa ariko ubona afite ihungabana ndetse n'umubabaro bajya kumusasira ngo aryame umwana w'uwo mubyeyi avuga ati mama nta mpamvu yo kumuraza wenyine niba ntacyo bitwaye namurika tukaba turarana ndatirigana inanzi kubikubwira ntekereza ko utabyemera kuko ntabyo umenyereye mwana wanjye ndati woye mama
bize muri body uzi ko kurarana na mugenzi wawe bimera nubwo nta wundi muvandimwe mfite kuki tutararana se Kiara iryo joro agira amahirwe akabona bamwitaho yerekeza mu cyumba aho amara barara ariko ubona afite ubwoba bwinshi amara ahera akabwira Kiara avuga ati Kiara ndabizi neza ko witwa Kiara ko mama yabimbwiye nubwo nyine ntabwo uri kuvuga amagambo menshi ariko you have to feel free ndi umukobwa mugenzi wawe wabyumvise mama ari kunyita Amara so we have to be friends njye nta murumuna wanjye na mukuru wanjye ngira so ngize chance ndakubonye so kuki tutaba inshuti isanzure hano ni mu rugo Kiara ahera akabwira Amara baterega Amara ntabwo mba norohewe pe nakuze ndagira amagambo menshi ndavuga byinshi ariko noneho byahumiye ku mirari kuva natangira kunyura muri ubu buzima nigeze mpitamo ibintu biri kumbaho nanjye ubwanjye sinzi ngo ni ibiki ni ibintu bingwiririye ni ibintu bintunguye nakuze ndicira hano ikubita ariko ibyo maze kubonera muri uyu mujyi nta handi hantu nigeze mbibona Amara ati Kiara ntabwo ukiri wenyine turahari kandi wumve ko uri mu muryango Amara amufata mu biganza akavuga ati Kiara uzambera umuvandimwe mwiza ndakwinginze ndabona ugaragara nkaho uri humble njye nawe twaba inshuti niba ntacyo bitwara basi reka bari njye bikwisabira Kiara amwenyura arakabwira Amara ati Amara keretse ikintu cyonyine cyakwambura ubuzima nicyo cyonyine ntazigera ngohereza mama wawe yangiriye neza avuye ku muhanda byari byanshobeye ntazi ngo ndarara hehe nshonje nta kintu n'ikintu kimwe mfite uko ndeba naraje ibintu byose nari mfite naragurishije ngo ndebe ko naburara bwacya kabiri Amara ariko mbwira inkuru yawe we ubundi byakugendekeye gute icyo wisanze hano hantu Kiara ati Amara njye navuye mu rugo mvuganye n'umuntu ambwiye ngo agiye kundangira umurimo wo gukora nsezera ababyeyi nsezera abakuru banjye na basaza banjye mbabwira ko ngiye gushaka akazi kandi rwose nakabonye babiha umugisha ndaza nshaka inzu ngura ibikoresho navuye mu rugo mfite amafaranga pe naryaga neza nambaraga icyo nshaka nkajya aho nshaka iminsi ya mbere ngera muri iyi town nakomeje kubaho neza ko nari ngifite amafaranga
nkuye mu rugo agakomeza kumbeshya ngo mu kazi ngo ntibaratangira. Ndagenda mara amezi 3 turi muri ibyo, 6 arashira, mbona amafaranga nari mfite atangiye kunshira. Ikintu nakoze icyo gihe natangiye kugenda ngurisha utuntu duke nari mfite mu nzu ngo ndebe ko nabura. Bwacya kabiri ngenda ndeba mu myenda nari mfite mishyashya nkayigurisha, inkweto nari mfite ndagurisha, nari mfite telefone zose narazigurishije, nari mfite intebe mu nzu byose ndagurisha. Ibintu byose bimaze kunshiraho, none no kwishura inzu birananira. Kubeshya bansohoye mu nzu nta kintu n'iki na kimwe nsohokanye, kuko nyiri ibyondo yarambwiraga ngo ubundi sinzabona isene mushashura, ngende wenda ibyo mfite mu nzu azabigurisha arebe ko yakuramo nayo makeya. Amaramuye na mama wawe rero muri uyu mugoroba mbona ndabuze icyerekezo, maze iminsi 3 ndara hanze. Nibazaga mpamagare mama, mpamagare tata mubwire ko nkeneye gutaha, uri bumbone mpingutse mu rugo nta baga n'imwe mfite, nta varize, nta telefone. Naravuye mu rugo mfite amavarizi yuzuye imyenda, mfite inkweto, mfite telefone nziza. Nzasobanura iki koko ama? Ndavuga umuntu uzumva iyi nkuru azabivuga bitandukanye. Kumva neza birancanze, kumva neza mbuze epfo na ruguru, mbuze amahoro muri njyewe, mbuze icyo nkora n'icyo ndeka. Ndavuga basi reka nemere mbe ndara mu muhanda. Ariko kubw'amahirwe mpuye na mama we w'umugira neza aranzana. Ati gusa ubundi kuki uwo muntu yakubeshye? Abantu buzuye ubugome bari benshi pe. Ubaza icyo gihe cyose basi si yakubwira ko bitagikunze ukabivaho. Yego umugome. Gusa it's okay. Mama wanjye afite umushuti we afite kampani, ndaza kumubwira gusabire y'akazi. Genda ukore urebe ko basi wakongera ukagura imyenda, ukagura inkweto nziza. Ariko hano mfite imyenda, uzajya ushaka kwambara imyenda ujya wambara umwenda wose ushaka, inkweto ushaka ujye wambara. Mfite telefone, mfite agatelefone gatoya n'inini, ndabangutije gatoya mu gihe tutarabona uko tugura inini. Ati urakomeje se? Ati ndakomeje Kiara. Kiara agerageza kumwenyura cyane ko abonye nabura umuntu ushobora kumwitaho. Kiara na Amara bararyama, bucya mu gitondo marabyuka asanga Kiara gisinziriye, akigengesera ngo atamukangura cyane ko amaze iminsi adasinzira. Baramureka akaryama pe. Mama Kiara arabyuka akitegura akigira mu kazi, abisiga aho ngaho. Ariko ataragenda Kiara abwira mama we akamubwira ati mama, nubwo ugiye hari ikintu nashaka kugusaba. Kiara ahari gusa aracyasinziriye, nanze kumukangura. Ati mbwira nta kibazo mwana wanjye. Amara ati mama, ndagira ngo ushakire Kiara akazi. Basi ugenda usabe wa mushuti wawe, ubizi afite kampani nini, nabura muherezemo umurimo ababona n'utwo dufaranga dukeya. Tube tumufashije, namara kubona udusene azajye gufonda ubuzima nanone bundi bushya.
nta kibazo mwana wanjye, nanjye nahoze mbitekerezaho, ntabwo nigeze ngira chance yo kuganira na Kiara, ariko nanjye nabitekereje, ndaza kubikora nimugoroba ndakuzanira igisubizo ntashye mvuye mu kazi. Amara ati nta kibazo mama, uze kugira akazi keza, wiyiteho mami, ndagukunda cyane. Ati nanjye ndagukunda mwana wanjye. Mama Amara irakagenda, Amara asigara aho ngaho akiyicarira, afungura televiziyo, atangira kwirebera TV. Yicaye ari kureba TV, Kiara aza amusanga, ati ama shawura akana kabi. Ati ndakana kabi gute Kiara? Kako can you imagine? Ureba ibintu wankoreye. Amara ati Kiara, come on baby, what have I done to you? Kiara ati kuki wansize mu buriri njyenyine, reba nk'amasaha mbyukiye. Amara ati mbese nibyo, nagira ngo uryame uruhuke, maze iminsi utaryama, si wambwiye ko wari umaze iminsi ngaho urara ugenda, none wagira ngo nkukangure uteshe umutwe. Kiara nari kuba nkusheje pe, ahubwo genda ujye gufata breakfast. Kiara seka avuga ati si ubwo koko ama iracyari breakfast, ntabwo ari lunch ngiye gufata, gusa nimfata breakfast ubu na lunch ndongera ni. Amara ati cyane rwose urarya, reka kurya bike no kubikena, hano ibintu byose birahari, ugomba kurya, ugomba kunywa, icyo ushaka cyose n'ikidahari umbwire ngo utumirize. Kiara amwenyura avuga ati ama mama yanjye sinzi pe. Agira atya agenda agafata breakfast. Arimo afata breakfast, Amara aza amusanga, avuga ati Kiara, ese afternoon hari ahantu nshaka ko tujyana. Nshaka ko tujya gutembera, ubundi nagiraga ubuti bwo kugenda njyenyine, so ubu ngubu mfite umugisha by'uko uhari, kandi umbabarire please ntumpakanire. Yarati ama amaguru yanjye arashya, iminsi yose maze ngenda n'amaguru, iyi town yose narayizengurutse, nakubeshye ndatonekara pe, noneho kongera kumbwira gutembera byaba ari ibibazo. Amarata ariko ntabwo tugenda n'amaguru, mfite boyfriend wanjye araza kuza kudutwara n'imodoka, atujyana ahantu twicare turye tunywe dutaha. Yarati mana yanjye, nasi uko ni ugutembera ntabwo uko ni ukujya out. Amarati shana ari mbikumbuye, ubundi nangaga kujyana nawe kuko mba numva ndi bube bored, hari igihe njyana ugasanga yigiriye mu bindi, kambwa ati nyine ngiye kujyana ahantu usige ndaza kugaruka ngutware, abahuze ntajya abona umwanya, nanjye mubona rimwe na rimwe. Yarete gukoma boyfriend yese nanamushobora, yemba nyene umuntu nyitaho, umuntu mereza attention yiwe yose nkabibona kanyitaye, ubwo mubanye gute? Kwanza Amerika mbanze n'inkwere nirire ndashonje. Amarati wasonze utasonze turaza kujyana, kandi nyine murakoze kuba mubyemeye, nizere ko mutari bubihakane. Ko yigendera Kiara agasigara aseka, isi iragenda ikicuma. Kiara aba kwa Amara bakamwitaho bakamufata neza. Mama Amara ashakira Kiara akazi, ese akabona akazi keza cyane ko gukora muri office muri company runaka.
agatangira kujya abyuka kare kare akajya mu kazi akagenda yiteguye neza ndetse akazi ke akagakora neza, ariko akigera mu kazi ibintu byinshi birahinduka. Agera mu kazi agatangira kugenda ahura n'ibizazane bimwe na bimwe, cyane ko akazi aba ari gukora haba hari umukobwa uri muri iyo kampani wesipekitingaga ko ako kazi ari we bazagaha. Akibona rero ari Kiara ugakora biramubabaza cyane, ndetse agatangira guhiga mu mutima we avuga ati ndarahira ku Mana yo mu ijuru aka kazi ntabwo uzakankorana. Rimwe rero ari mu masaha ya nimugoroba akazi karangiye, Kiara asa n'usohoka ahura na Ella. Aramusuhuza ariko kuko Kiara aba asa n'uhuze cyane yigendeye asa n'uwitahiye, akamubwira ati ariko se wakishije make tukavugana ra, umwanya uriho niba utuma uzamura ibiciro. Kiara ati oh sorry nyine kuko amasaha aba arangiye ndi gukora uko nshoboye kugira ngo ntahe kare, umuvandimwe wanjye bari mu rugo wenyine tuba dukumburanye so nabona kwirengagira. Akiri kumusobanurira ibyo ubundi telefone ye ihera kisona, akitaba akavuga ati amarashiri ndaje nkwitaba beretse mvugisha umuntu. Kiara rero akamubwira ati ariko sorry nubwo turi kuvugana njyewe bababwiye uwo ndiwe ariko mwese hano muri kampani ntabwo mbazi, ariko nta kintu twaye nakongera nkakwibwira, nitwa Kiara urabizi nyine ndi secretary wa nyiri kampani. Ndati nanjye nitwa Ella. Ese Kiara uwo mwanya wicayemo buriya koko wari ugukwira? Ati Ella come on, kubera iki urandenze ntabwo ngenda wurenze? Ella akamwenyura mu buryarya bwinshi avuga ati never mind, ariko kimwe muri ibyo niba utawurenze urakurenze. Kiara aseka ati oh ntabwo nsobanukiwe ibyo ari byo, ariko wenda buriya ndi kwihuta, maybe next time tuzabiganiraho uzambwira impamvu mbwiye gutyo. Ati oya nta mpamvu, nakuramutsaga just. Hanyuma hano urabona bari bambwiye ngo nkwerekere kubera ko wari usanzwe ari secretary yaragiye, so bari bambwiye ngo nkwereke uburyo uzajya wita nyine kuri nyiri kampani. Yabizi ko nyiri kampani nyine arashaje arakuze, umwana we niwe uyitaho, so rero nyine ngomba kwereka uburyo nyine ukuntu bigenda, uzajya wibutsa nyine boss akazi gakorwa igihe afite inama, ukamenya ko yambaye neza, ukamenya ko asa neza, kandi nyine ukamakinga sure ko uzajya unamuherekeza ahantu hose agiye ndetse ukajya wambara neza. Ikindi bambwiye ngomba kwereka ahantu uzajya ujya kureba imyenda wambara, ukuntu uzambaye mu kazi nyine ntabwo byemewe. Ama nyine hano urabona hari gahunda yose y'ejo, mu gitondo no gushyira boss breakfast muri office ye. Urabona saa mbiri afite inama,
saa afite abantu bagomba guhura, lunch ugomba kumekinga sure ko yayibonye. Nibagiye kukubaza Kiara, uzi gufunga karuvati? Uzi kwambika umuntu neza uburyo uzajya wita kuri boss neza? Kiara aramwenyura agira icyo asubiza Ella, ariko byose akabishyira mu mutwe. Ugatoke ngaho wemereza ibyo ngibyo, ngende mbirebaho mu gitondo ndaza nabyizeho byose aho umuntu ndabikora neza. Kiara afata amadocument arimo gahunda zose abera ko yitahira. Arahagarara akamureba akamwitegereza. Ku bundi ubundi ibi bintu babinkora. Yari maze amezi 2 ari njye ukora aka kazi, ari njye wita kuri boss. Ute Ethan yatinyuka akazana undi mukozi ko, ariko uko byagenda kose akazi ntago rwose. Kiara nukankorana nzamenya ko njyewe Ella nta kintu nshoboye. Kiara aritahira, agera mu rugo asanga Amara amutegereje. Ariko ubona asa naho afite ubwoba n'igihunga. Amara akimubona abona ko asa naho afite ubwoba, akaza amusanga. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ella ati Kiara, aka kazi ntago azakankorana. Kiara atashye afite ubwoba. Ese ubwoba afite n'ubwishye? Inkuru yitwa Igikomere. Jewe nitwa Atete. Iyo yandika kandi ni nanjye uyibagezaho. Ama byose twibaza mu bice bizakurikira. Muhahe murongo.